aracumura, akora icyaha, yasambana, yakwiba, yabeshya, yanakwica. Si cyo kintu se abantu bumva gikomeye. Yanakwica utabaye maso yakuhitana. Urumva nta kibi kiri ku isi atakora. Ese iyo amaze kugikora, iyo agikoze akwiye gukora iki? Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Reka ndekera ahangahe barumvikana. Noneho umurongo wa 40 ngo no kuzuka kw'abapfuye niko kuri, umubiri wibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutabora. Ubwo ndagira ngo mpinire ku murongo wa 42 n'uwa 40. Umurongo wa 40 uvuga ko hari imibiri yo mu ijuru, hakaba n'imibiri yo mu isi. Urumva ko ibiremwa byo mu ijuru bigira umubiri. Yes, ushatse kuvuga ko n'Imana ifite umubiri? N'Imana ifite umubiri. Intumwa ze ngo abanza kujya mu ijuru, niko ibyanditswe bivuga, ngo ahabwe ubwiza. Ubwo bwiza buvugwa nyine n'uwo mubiri. Araza yereka abigishwa be. Nubicunga neza, nyuma yuko Yesu azutse, ntabwo yinjiraga akomanze. Muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho tubohokera. Ikaze nanone ku badukurikira, mudukunda, mubana natwe ku biganiro bica kuri chaine yacu Kristo muri twe. Mordecai, wari umeze neza? Meze neza cyane. Ni amahoro. Ndashima Imana. Ubuzima ntabwo buri koroha, ariko ntabwo buri koroha, ibintu birarushaho guhenda, mfite ubwoba. Ariko Imana ikomeza kutubeshaho. Yego. Indirimbo imwe iravuga ngo naho imitini itatoha, ndetse n'ibyanditswe. N'inzabibu ntizera imbuto. Inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, ntamazi igashira mu rwuri. Ngo nta kabuza ko nishimira Uwiteka. Yego. Dufite impamvu nyinshi rero zituma dushima Imana. Imana ishimwe cyane, umeze neza, ko urabona ndahagaze, ndanavuga. Yego. Nta nubwo ndwaye. Nta n'ikiriyo kihari. Ndavuga ubwo ku ruhande rwanjye. Ndashima Imana mu by'ukuri. Imana ishimwe cyane, ndacyari mfite Kristo kandi nta naho hazajya. Yego. Ndi muzima mu gice cyose cy'umwuka n'umubiri. Ndashima Imana. Ariko se Mordecai, reka tutarajya kuri, ni iki gituma abantu mo muri iyi minsi ubona usanga ibintu, hari ibintu by'inzaduka, ibintu bitandukanye? Ubundi tutarajya kure, Mordecai, gusenga bimaze iki? Gusenga, ndabanza nkosore ijambo abantu benshi bumva ko gusenga ari ugusengera ibyifuzo runaka. Ariko gusenga ni uburyo bwo gusabana n'Imana, fellowship. Yego. Ni ugusabana n'Imana. Igihe rero usenga, umumaro wabyo ni ukugira ngo ugirane ubumwe n'Imana, ariko ubwumve. Kuko ubundi buri mwizera wese afitanye ubumwe n'Imana. Yego. Ariko hari uburyo ubutabwumva, wumva bukuri kuri. Wumva nyine ntacyo wumva, nta cyanga. Gusenga bituma icyanga cy'iby'umwuka ucyumva muri wowe. Naho rero gusenga navuga ngo niwo mumaro wabyo ubundi nyamukuru. Yego. Hari indirimbo ivuga ngo n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Icyo bari kutubwira aho ngaho ngo n'umutima uzatuza. Nidukurikiriza amasengesho ngo umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi. Gusenga biturisha umutima, kubera ko hano ku isi wa mwene data we hari ibintu bihangayikishije abantu. Ari abakire barahangayitse. Mbese bya bindi wowe ubona washaka ukumva umutima watuza, ababigezeho bahangayitse kurusha wowe. Gushaka abagore cyangwa abagabo. Yego. Situasiyo irabishye ku buryo gusenga nicyo bizagufasha. Uri umukristo ukwiye kubusenga kugira ngo umutima wawe utuze kandi ugire umunezero hagati yawe n'ubumana. Muri wowe wiyumvemo amahoro. Mordecai, muri rusange ujya ukurikiraho imbuga nkoranyambaga cyane? Ujya uzirebaho? Ejo bundi hari abantu baherutse gutrendinga cyane b'abakobwa, nimba atari abagore, bambaye amasume mu muhanda nta kibazo. Ibyo byo none narabibonye ndumirwa.
warumiwe nawe? narabibonye ndumirwa, mbona abagabo babivuzeho, mbona abagore babivuzeho, ariko banza aricyo baba bashaka. Njye mfite rero ikibazo cy'amatsiko nakwibariza. Mordecai, biriya bintu biterwa n'iki? Ni uko abantu n'iterambere, ni iminsi y'imperuka, biriya wowe ubibona tubitekerezaho iki? Reka nkivuge mu ijambo Pawulo yavuze. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Ijambo rya mbere, abantu bazaba bikunda. Iriya yo ni sayini yo kwikunda. Ubundi hari ibintu tureka gukora nubwo bidufitiye umumaro nta n'icyo byanadutwara, ariko kuko biri bwangize sosiyete, ukagira urukundo rw'abo bantu, bya bintu ntubikore. Aho niho Pawulo yavuze ngo byose ndabyemererwa ariko siko byose bingirira umumaro. Abantu bazaba bikunda badakunda ababo. None ijambo rya gatatu ngo bakunda impiya. Hariya rero harimo amagambo abiri bari abana b'abakobwa nabonye. Kuba usohoka Nyabugogo, sinzi niba bari bavuye muri loji, niba bavuye muri sauna, niba bari bavuye, wambaye isume mu mabere, ukambarira imyenda muri Nyabugogo, wumva nta kibazo. Bari abantu ntabwo ari abasazi, ariko n'abasazi mu buryo utagenzura kwa muganga ngo ubone. Ni abasazi b'imyifurize y'iby'isi. Icyambere hari ibintu bibiri baba bagendereye nubwo batabimbwiye, ariko nanjye ndabyanariza nkabivuga. Icyambere ni kumenyekana, ariko si ukumenyekana ngo bigaciraho kugira ngo babone impiya za mpiya. So rero bashaka amafaranga, nicyo gituma barazikura. Mu minsi iri imbere cano ziratangira kubatumira, ati wa mukobwa wambaye isume Nyabugogo twamugezeho. Kandi cano zibatumira ni izikomeye, zirabanza zikanabishyura zimwe. Nyuma y'iminsi mike bazashinga agacano kabo, batangire nabo bavuge ko ari ba bakobwa. Abantu batangire tujye kubahururira tureba ba bakobwa bari bambaye ubusa n'ibyo bari kuvuga. Amafaranga baraje. Nuko bitangira muri ubwo buryo koko Mordecai. Kandi nkubwira ngo Pawulo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Biriya bihe birabaruhije, n'ubwoba bw'ubuzima. Abantu bafite ubwoba bw'ubuzima ku buryo ntacyo batakora keretse icyo yabona cyamushyirisha mu byago. Kandi nabyo mu byago mvuga ni mu mategeko nyine kikamufungisha. Kandi nabwo bamwe barihangana bakabikora kugira ngo ejo hazaza habo hazabe heza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Yego. Abantu nka bari baba bazi Imana yabo koko. Mu by'ukuri ntabwo ngiye kubaca urubanza ko batazi Imana, ariko urwego bazeho Imana ni ruriya. Bazi Imana nyine kuri ruriya rwego. Urabyumva? Ariko nubwo buryo rufatika se, ruriya rwego rufatika cyangwa ari umuntu wajya kuvuga ngo rwinshi cyane hafi ya ntarwo. Hafi ya ntarwo kabisa. Nimba ari urwo. Kubera ko irari ry'isi rirabakurura cyane kugeza ku rwego kwiyandarika ntacyo bibabwiye. Ijambo ry'Imana rivuga ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Tuvuge ko ari ubu buhenebere turimo se? Biriya buhenebere bwo ko tubugeze kurera. Ubuhenebere bwo tubugeze kure kuko ntabwo tuzi niba bakijijwe. Kuko ubuhenebere buvugwa nubwo abizera, kandi bara ntabwo nzi neza ko ari abizera. Ntabwo ngiye kubahamya kutizera no kwizera, icyo nababonyeho n'icyo bakoze ariko giteye isoni mu muco nyarwanda, muri sosiyete nyarwanda. Ntuzi nimba ari abizera cyangwa batizera. Umuntu wizera byanyabyo yagakwiye kugaragarwaho na biriya bikora. Reka wizera ntabwo wajya kujya muri biriya. Hari ibintu byinshi byo gukora, ubuzima bwagucanze. Cyakoze sinzi niba ari Imana yabikubwira. Hari Imana yabikubwiye byo birashoboka. Hari uwo yamba tubitse ko babaye baho se batekesheje ntuza n'abajya hose. Imana yabwiye ati dore nguriya maraya, genda wowe umujyane mu rugo we mugire umugore. Ariko ibyo nta nubwo ari n'icyaha, nanjye namushaka maraya mbona namukunze, Imana itanambwiye. Ese wowe ntiwamushaka? Oya, iyo sije tuyoreye niwe mutumirwa mu kiganiro. Tubyite se ubuhenebere urabona ko tubigeze kure? Oya, ubuhenebere bwo bugeze kure.
abantu nyine bafite irari ry'ibintu cyane, bafite ibyifuzwa byinshi cyane. Isi hari indirimbo y'abarokore ivuga ngo isi iraryoshye y'abadive, iyindi yavuga ngo isi ireze. Bivuga ngo abantu bari kubona ibintu byinshi bakeneye kandi badafitiye ubushobozi. Baba bati rero yenda tuzatanga n'ibitambo bisa gutya by'imibiri yacu no kwikoza isoni n'ibiteye isoni tubikora, ariko biriya bintu natwe tubigira ibyacu. Bariya rero ntibajya banahazwa n'irari n'ibyo babonye bibwiraga ko bageraho. Yego. Ubundi bakomeza bakararikira. Porofete Mordecai tukuzi nk'umuntu w'umwigisha w'inyigisho z'ubutumwa bwiza n'ubuntu bwa Kristo. Sibyo? Ubundi umuntu uzi ubutumwa bwiza bwa Kristo bw'ubuntu bwa Kristo akora icyaha? Icyaha nk'igikorwa nicyo uri kumbaza? Icyaha aracumura, ajya akora icyaha? Aracumura. Aracumura. Yego. Mu buryo twe twita gucumura aracumura. Aracumura. Aracumura, akora icyaha, yasambana, yakwiba, yabeshya, yanakwica. Si cyo kintu se abantu bumva gikomeye. Yanakwica utabaye maso yaguhitana. Urumva nta kibi kiri ku isi atakora. Ese iyo amaze kugikora, iyo agikoze akwiye gukora iki? Akora iki? Aravuga nta kibazo n'ubundi narababariwe, arihana, abigenza, akwiye gukora iki? Wenda ijambo ryo kwihana ryo abantu bazajya bakurikirana inyigisho zacu, ariko kwihana si ibyo nyine. Mvuze kwihana bahita bumva akwiye kwihana gusaba imbabazi. Si icyo ndi kuvuga, nishatse kuvuga. Aho ndashaka kuvuga ngo iyo amaze gukora icyo ari umwizera, uretse ko hari level z'ibintu runaka atageraho, ariko ntabyo atageraho. Apfa kuba akiri umuntu gusa. Apfa kuba yambaye inyama n'amaraso mu mwuka we no mu bugingo bw'abakijijwe, kuko turabibona mu Bakorino. Yego. Mu Bakorino tubona Abakorino bari ngo bakiriye Yesu neza. Niko Bibiliya ivuga. Ubutumwa bwa Paulo babwakiriye neza ngo bituma batabura n'impano n'imwe, ngo ku buryo Imana bahaye impano zayo zose ngo bategereze guhishurwa k'umwana w'Imana. Urumva ko Imana ashimye kwizera kwabo. Ariko tubabona basambana kugeza n'abo basambana na ba mukasi. Yego. So icyo shaka kuvuga, iyo umuntu amaze gukora ibyo bintu cyangwa se amaze gucumura, bya bintu yizera nibyo bimukiza. Ntabwo akizwa n'ibindi bishyashya bigiye kuza. Bibiliya ivuga ngo bana bato ntimugakore icyaha. Mu by'ukuri byanditswe bitubuza gukora icyaha. Ariko nihagira umuntu ukora icyaha, ubu ni Yohana urwandiko rwe rwa mbere, nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo, uw'Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze icyaha uri umwizera, ni igihe cyiza cyo kwibuka ko burya wari mu bantu Yesu yarakwiriye gupfira. Wari mu bantu amaraso ya Yesu yarakwiye kumenekera. Wari mu bantu bari bakeneye ubuntu bw'Imana. Iyo ni sayini ikwereka ngo uzi ko nawe ibi bintu wari ubikwiriye. Sinzi ibyo ndi kuvuga. Bivuga ngo ni uburyo Imana cyangwa se na kamere ibikwibutsa ngo iyo hataba Yesu yabigenze bite. Icyo gihe rero Bibiliya ivuga ngo wibuka ko ufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo. So rero gucumura cyangwa gukora icyaha k'umwizera kubaho, ariko kandi byanditswe bikongera kuvuga ngo igihe wakoze icyaha uzibukire. Hari ibyaha tuba dukwiye kuzibukira runaka. Icya gatatu ushaka gusorezaho kuri icyo kibazo cyawe umbajije, ni uko umuntu, icyitwa umuntu, ibyaha byinshi akora arabyikorera, kabiri akabikorera mugenzi we. Bibiliya yita igutegeka ko ukwiye kwiyunga na bagenzi bawe. Wishe bawe wishe mugenzi wawe, ariko ugera ku rwego rwo kwica hari ibindi byabanje. Wibye wiba mugenzi wawe. Hari ibyaha byinshi abantu bakora ku buryo kugira ngo nawe wumve ufite amahoro n'ubusabane hagati yawe n'abantu, ukeneye kwiyunga nabo, kubasaba imbabazi. Umwizera rero nakora icyaha
akakimenyaho akwiye gusaba imbabazi iyo yagikoreye. Natakimenyaho undi muntu akakimumenyaho, wowe uwakimumenyaho amusange amubwire ngo niyemera kumusaba imbabazi azamubereye mwene data. Ni uko ubundi umwizera akwiye kuba yitwara. Ni uko nguko. Hari inkuru zivuga, hari n'abantu bakoze deba bibaza uriya mubiri Yesu yajyanye mu ijuru niwe azagaruka? Yego niwo. Gute ubwo? Kandi Imana, Yesu ari Imana kandi Imana ari umwuka. Aha ngaha biransaba kuza gusoma Bibiliya irahari. Birasaba kuza gusoma, reka nkoreshe telefone ariko na Bibiliya birimo. Abakorinto ba mbere 15. Aha. Imana ishimwe cyane. Reka nkwereke icyo Bibiliya ivuga kuri icyo warumbajije. Abakorinto ba mbere 15. Twagiye 15, Abakorinto ba mbere ibice 15, umurongo wa 40. Aha. Haravuze ngo, kansome mu ya digital. Haravuga ngo inyama zose si zimwe, umurongo wa 39 niho mpereyeho. Inyama zose si zimwe, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, n'iz'inyamaswa ziri ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Kandi hariho, niho nashakaga cyane, kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Reka ndekera aha ngaha barumvikana. Noneho umurongo wa 40 ngo no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri wibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutabora. Ubwo ndagira ngo mpinire ku murongo wa 42 n'uwa 40. Umurongo wa 40 uvuga ko hari imibiri yo mu ijuru, akaba n'imibiri yo mu isi. Urumva ko ibiremwa byo mu ijuru bigira umubiri. Yes. Ushatse kuvuga ko n'Imana ifite umubiri? N'Imana ifite umubiri. Waba umeze ute nk'uyu wacu? Ariko umubiri w'Imana uri unlimited. Gasubiremo neza ako kantu, nawe urumva ko bigoye kubyumva kakanya. Umubiri w'Imana ntugira igitangira. Uwawe wo mu isi nyine bavuze ngo imibiri yo mu isi niyo mu ijuru. Umubiri wo mu isi ufite aho ugarukira. Icya mbere urapfa, icya kabiri urasaza, icya gatatu ntiwaca mu gikuta, ntiwakwiterura ngo uguruke. Uwo ni umubiri wo mu isi. Ariko hakaba n'umubiri wo mu ijuru utagira ikintu na kimwe kiwutangira, utagengwa n'irari nk'uko twebwe tugengwa n'irari. Tuvuga urugero, ngewe nshobora kuvuga ngo ndashonje ndumva ashaka kurya, ndakodesha ndumva ashaka inzu. Ariko iyo ndakodesha ndumva ashaka inzu ni ukubera irari ry'uyu mubiri. Ariko umubiri wo mu ijuru ntabwo ukeneye kugira kuba mu nzu, kuko nunyagirwa nturi bwangirike. Kandi uramutse uviriwe n'izuba ntabwo ubangamirwa. Uramutse habayeho inzara ntabwo wasonza ngo unanuke. Ni ukuvuga ngo uri unlimited, ntabwo ufite ahantu ikintu kiwutangira ngo ubabare. None iyo usomye hano nibyo mbwiye ngo Yesu azagaruka afite, sicyo kibazo, ngafite umubiri. Aravuga ngo no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri wibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutabora. Nivuga ngo Yesu noneho yarapfuye, turabibona. Apfa yambaye umubiri yavukanye muri Mariya. Ariko mbere yuko ahura n'abigishwa be, intumwa ze, ngo abanza kujya mu ijuru, niko ibyanditswe bivuga, ngo ahabwe ubwiza. Ubwo bwiza buvugwa nyine n'uwo mubiri. Araza yiyereka abigishwa be. Nubicunga neza, nyuma yuko Yesu azutse, ntabwo yinjiraga akomanze aho bari, kubera ko Yesu yinjiraga adakomanze, kuko ngo yamaze iminsi 40 abigisha. Ariko batamubona ngo agenda n'amaguru, ntibari bazi ngo ataha he, yirirwa he.
ariko iyo babaga bari kumwe bari kurya abigishwa bicaye 12 n'abandi bantu yabagwagamo akababwira ngo amahoro y'Imana bane namwe, bakanamukoraho ariko bakanamukoraho nyine bya bindi nkubwira, wa mubiri wabibwe ari uwo kubora, noneho wazutse ari uw'icyubahiro udashobora kubora. Impamvu imibiri yacu itangirwa n'ibintu runaka ni uko ibora, ni ubwoba bwo kubora. Niyo ngo rero Yesu uriya mubiri ni nawe yazamukanye. Rero uriya mubiri niba warabashije kujya mu ijuru ukaba waragiyeyo nyine akazamuka uko biri bivuga, ni nawe azagarukana kuko ari yari wafite. Ubwo ari mu ijuru afite uwo mubiri. Uwo mubiri rero niba tuzazukana uwo mubiri. Ubwo ndavuga ko nagaruka bamwe barapfuye cyangwa se barasinziriye. Niba bamwe bazabakiriho bazahindurwa bambika uwo mubiri. Uwo Yesu afite ni nawe Imana ifite. Tuzahindurwa duse nawe. Impamvu Yesu afite za nkovu ntabwo ari gusa nawe ngo ugire amazuru nk'aye n'iminwa nk'iyi, ni ukugira ubwi imbaraga ziri mu mubiri we nk'uko nawe azifite. Yego. Ntabwo ari ukuvuga ngo uzahita uba inzobe, yenda niba Yesu ari inzobe cyangwa niba ari igikara, ntabwo nzaba isura ya Yesu neza. Niba ari mugufi yenda ngo ube nawe mugufi, oya. Icyo uzagira ni ububasha buri mu mubiri we azaba afite butabora, nawe uzambikwa kutabora. Yego. Niyo mpamvu byanditse bivuga ngo tuzi yuko ingando yacu y'iki gihe izasenywa. Uyu mubiri baba bavuga. Ndetse ni nawo mubiri, ni naryo jambo Yesu avuga muri Yohana 14 ngo kwa data hariyo amazu menshi. Ayo mazu menshi avugwa ntabwo ari amazu y'amatafari cyangwa zahabu, ni imibiri izahabwa bizeye. Yahinduye imibiri Mordecai Neza. Kuko mu Bakorinto hano mu gice cya 15 haravuga ngo ihema ryacu rizasenywa. Imana ituhereze irindi hema ritabasha kugashuka cyangwa kubora. Yego. Yesu we yabyise umubiri, Pawulo yabyita ihema, kandi natwe turabizi ko umubiri w'umuntu ni inzu aturamo. Iyo upfuye ukabora umubiri inzu yawe bisenyutse, ukimurirwa mu yindi nzu. Reka tubashimire cyane rero abari badukurikiye kuri chaîne yacu ya YouTube Kristo muri twe. Ubutumwa bwiza niyo ntego yacu, nicyo twiyemeje. Mordecai nawe reka tugushimire. Yego, urakoze cyane. Reka nanashimire bene data badukurikira, nanabasaba rwose bene data mu biganiro bica kuri iyi channel n'ubuhamya tuzakomeza kubafashisha. Mudutera inkunga. Ya mbere subscribe yawe, share, comment, like. Ariko kandi haba hariho na nimero ukeneye kuduha igitekerezo cyangwa inkunga y'amafaranga. Reka nyasobanure. Inkunga y'amafaranga, inkunga y'ibikoresho, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure, uzabugize neza. Amahoro y'Imana abe kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu. Amen.